Muraho murakoma amashyo gira amata n'abo kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda nanjye nkaba Rwigaba rwa Nkwakuzi. Menya byinshi kuri Nyirarumaga, umugore watangije ubusizi mu Rwanda. Amateka avuga uyu mugore mu buryo burambuye ni make. Padiri Alexis Kagame mu gitabo yise Un abrégé de nos histoires du Rwanda niwe wenyine wamwanditse mu buryo bwafashije abandi banyamateka kumuvuga. Padiri Bernard Muzungu nawe mu gitabo yise L'historiographie rwandaise de la poétesse Nyirarumaga yavuze ko amateka y'uwo musizikazi yanditse yakuye kuri Musenyeri Alexis Kagame mu gitabo tuvuze haruguru. Musinga na nyina w'umugabekazi Kanjogera, Nyirarumaga nawe akaba ari umugabekazi ku gihe cya Ruganzu Ndoli, inkomoko ya Nyirarumaga. Izina rya Nyirarumaga bigaragara ko riva ku rurimi rw'Igihima, uru rukaba ari ururimi ruvugwa muri Ankole mu Buganda. Icyo risobanuye ariko ntikiramenyekana kugeza ubu. Muzungu yanditse ko wagira uburyo agakurikirana imizi y'iryo zina ashobora kumenya ibyerekeye umuryango. Ku rundi ruhande ariko yemeza ko Nyirarumaga yari umusingakazi wakomokaga mu Basinga bari batuye Gihogwe ku ibanga ry'Iburasirazuba bw'umusozi wa Jari. Ni inkare ya hejuru ya za Gatsata na Karuruma y'ubu. Se na nyina ngo bari Abasinga b'Ikiruri muri Nyaruguru bakomoka ku musizi witwaga Nzabonariba. Abasizi b'Ikiruri ngo bahatujwe n'umwami Yuhi Mazimpaka wari umusizi ritangaje. Muri bikaba ko Nyirarumaga akomoka mu muryango w'Abasinga bo mu ngabo z'Inyaruguru. Uyu ukaba ari umutwe w'ingabo waremwe n'umwami Bigahima w'imye Ngoma ahagana mu mwaka w'1444. Nyirarumaga yaje gutegekwa ku mwamikazi w'Ingoboka wa Ruganzu Ndoli. Ibi bikaba bitari bushoboke iyo ataza kuba umusingakazi kugira ngo asubirire undi mugabekazi witwaga Nyiraruganzu wa mbere nawe ari umusingakazi. Abanyamateka bavuga ko izina Abasinga naryo ari Igihima rikaba risobanura abatsinzi. Abasinga kandi nibo babaye aba mbere mu kurema igihugu gikomeye muri aka karere kacu, ariko nyuma baza gusimburwa n'Abanyiginya. Padiri Muzungu muri icyo gitabo cye ku ipaje 52 avuga ko Abasinga aribo bitwaga Abasangwabutaka kuko aribo bategekaga ubutaka bwaje kuba igihugu Abanyiginya bigaruriye bakacyita u Rwanda. Igisekuruza cya Nyirarumaga ngo ni iki gikurikira: Nyirarumaga rwa Gahuriro ka Segacece wa Mpogazi wa Gashegu ka Kayumo wa Gahuriro ka Nyemazi ya Rugenda rwa Kimezamiryango cya Jene rya Rurenge, umwami wa nyuma y'ingoma y'Abasinga. Ubusizi bwa Nyirarumaga. Cya gitabo cya Alexis Kagame ku ipaji 101 kigira kiti: umugabekazi mushyashya yari afite ububasha bwo kugaragaza ubushishozi budasanzwe atagombye kwiyambaza ubuhanganye bw'uwo yari yabereye umugabekazi. Nyirarumaga niwe wahimbye imbere y'isigo by'iyandika amateka akabitoza abasizi b'i Rwanda. Imvugo y'ubusizi yabagaho na mbere ya Nyirarumaga. Ibyo bisigo byo kera byitwaga ibinyeto. Ibyo bisigo byari bifite imikarago mike kandi bikanavuga amateka y'ingoma y'umwami umwe gusa. Ubwenge bwa Nyirarumaga bwatumye ahimba ibisigo yise Impakanizi, gikubiyemo amateka y'ingoma z'abami benshi uko zikurikirana. Icyo gisigo cyari gicuze ku buryo imikarago ivuga amateka y'ingoma ya buri mwami atandukana n'ayindi ngoma agatandukanywa n'umukarago witwa Impakanizi. Ubwo buryo bushya bwo kwandika amateka ya buri ngoma y'umwami kandi atandukanyijwe n'ay'undi kubera iyo myandikire mishya byatumye habaho ubushobozi bwo kwandika urutonde rw'amateka y'u Rwanda yose. Kuva icyo gihe abasizi b'i Rwanda bakurikiza urwo rugero rw'ibisigo by'Impakanizi. Nyirarumaga yongeraho no gushinga inteko y'abasizi b'ibwami bazakomeza umwuga wo kwandika amateka y'igihugu no kuyigisha abana babo kugira ngo ubusizi buzabuhererekanirwe amateka y'igihugu ntazongere kwibagirana nk'uko byari byarabaye mu gihe cy'abami b'Umushumi. Padiri Muzungu avuga ko ubwo Nyirarumaga yagirwaga umugabekazi w'Ingoboka yari asanzwe ari umwe mu bakobwa b'ibwami umumandahiro Cyamatare se wa Ruganzu Ndoli. Amaze kuba umugabekazi, ubusizi bwe bujyanye ibwami butoza n'abaho batangira kubika amateka y'u Rwanda binyuze mu kuyabika mu busizi. Kuva icyo gihe amateka y'u Rwanda ntiyongeye kwibagirana nk'uko byemeze mbere mu gihe cy'abami b'Umushumi. Umutware w'abasizi wa mbere wakurikije ubusizi bwa Nyirarumaga yitwaga Muguta akaba Umunyiginya. Uwabaye wa nyuma ku rutonde rw'abasizi b'ibwami yabaye Karera ka Bamenyi wo mu Basinga ba bene Nyamurorwa. Ibisigo bya Nyirarumaga bisigaye nubwo nabyo bituzuye ni Umunsi ameze imiryango yose na Aho ishokeye inshotsi ya Gitarama. Inshamake y'ubuzima bwe ibwami. Ubusanzwe ibwami habaga hari abantu bo mu nzego zitandukanye bafite imirimo itandukanye. Hari icyiciro cy'abatware b'ibwami, bamwe bakaba abatware b'ingabo, abandi bakaba abatware b'umukenke, abandi bakaba abatware b'ubutaka. Habaga kandi icyiciro cy'imitwe y'intore ihora isimburana ibwami guhamiriza no kuryoshya ibitaramo.
Padiri Bernardin Muzungu mu gitabo cye yanditse ko hariho n'icyiciro cy'abagore bari bashinzwe gushagara umugabekazi no gukesha urugwiro mu ngoro y'umwami. Muri bo habagamo abahimba ibisigo bakomoka mu miryango y'abasizi. Muri abo abamenyekanye cyane ni Nyarumaga na Nyirankuge, bombi bakaba abasinga bo kwa Jeni rya Rurenge. Mu buryo bugenekereje, Padiri Muzungu avuga ko Nyarumaga ashobora kuba yarageze ibwami akahasanga abandi basizi bavuka mu muryango we w'abasinga. Nyuma yaho ndetse n'abandi basizi bamenyekanye harimo n'uwitwa Bagorozi. Ni impamvu yaba yaratumye atora ngo abe umugabekazi w'ingoboka ngo nuko yabonye amahano yabaye ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare ubwo abanyamubungo bigaruraga u Rwanda bakarucura bufuni na buhoro mu gihe cy'imyaka 11 yose. Muri icyo gihe cyose Nyarumaga yari umwe mu bari bategereje ko Ruganzu Ndori bunduka akagaruka mu Rwanda. Mu gisigo cye yise Ishoke Ishotsi ya Gitarama abigaragazamo. Muri make ng'amateka y'ubuhanga n'ubupfura bya Nyarumaga wahanze abasizi b'u Rwanda bavuga amateka y'iki gihugu mu bisigo. Yataza kubikora amateka y'abami y'umushumi ntabazwi na gato kuko abamubanjirije batagize itekerezo cyo kuyabika mu mvugo y'ibisigo. Padiri Bernardin Muzungu avuga ko ku ngoma ya Ruganzu Ndori n'umugabekazi we Nyarumaga ariyo yagiriye u Rwanda akamaro k'ikirenga. Ngo yasanze u Rwanda uri mu mage y'abanyamahanga bari bigaruriye imyaka 11 hamwe n'amacakubiri y'abana b'umwami bari baraze kurokoka warurazwa. Kuba mu gisigo bavugamo ko icumu rye ryahoraga ritukuye nuko ryo ryarishije amagomerane kandi rifungura u Rwanda rikarura ubwisungane mu mipaka yarwo y'iki gihe. Amaherezo ya Nyarumaga ntabwo azwi neza, gusa bikekwa ko yapfuye urupfu rusanzwe ibwami nyuma yo gutanga k'umwami Ruganzu. Ibisigo ni imivugo ishimagiza umwami, abamuraza ingoma ndetse n'abamukomokaho. Ibisigo byahembwaga cyangwa se byasigwaga n'abasizi ndetse bakajyana n'urugaga bahuriyemo. Umukuru warwo akitwa intebe y'abasizi. Ubusizi ni ubuvanganzo buhanitse busingiza abami, imibereho n'ibikorwa byabo. Iyi nganzo ikaba yaratangiye mu Rwanda ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndori, yadukanywe na nyina Ruganzu Nyirarumaga wari umugabekazi w'umutsindirano kuri iyo ngoma mu gisigo yise Umunsi ameze imiryango yose. Mbere yaho habagaho imivugo migufi kuri buri mwami yitwaga ibinyeto. Kwihimba bikitwa kunyeta, bigahimbwa n'abitwa benge. Uwahimbaga igisigo yagituraga umwami wenyine cyangwa umugabekazi, nyuma kikazabona kujyanwa mu gitaramo. Ibisigo byarangwaga n'ikeshamvugo rishingiye ku mizimizo yitwaga imivugo, ikaba yaragombaga gusigurwa kugira ngo yumvikane. Mu bisigo habagamo kandi indezi, ariyo magambo asingiza umwami. Nubwo ibisigo bizwi ku bami gusa, ariko burya habagaho n'ibisigo bya rubanda rusanzwe byitwaga ibisigo by'ubuse. Urugero, baryohewe ubudasigaza. Ibi bisigo by'ubuse byabaga bibumbatiye urwenya rubumbatiye inyigisho, bigakoreshwa cyane cyane mu bitaramo. Ibisigo biri amoko atatu. Ibisigo by'ubuse, ikungu, ni ibisigo byabaga bigiye mu byumwe, bikagira ibika n'inyikirizo. Iki gisigo kandi kivuga ku mwami umwe gusa, cyakora nk'ibindi bisigo usanga gifite interuro, umwinjizo, umusayuko n'indezi. Urugero, none Imana itumije abeshi cya Mutsinzi. Ibisigo by'ibyanzu ni ibisigo birebire biba bigabanyijemo amabango, kuvuga ibika, n'inyikirizo yitwa icyanzu cyangwa ibyanzu. Havugwa amateka y'abami hatitawe ku itonde ryabo mu iyogabihe, ahubwo umusizi abakurikiranya uko abishaka cyangwa se uko abakunda, cyangwa bigaterwa n'uko bivugitse neza mu nganzo ye. Urugero, naje kubara inkuru ya Sekarama Kampumba. Ibisigo by'impakanizi, umusizi agenda anyura mu mateka y'abami akurikije uko bagiye basimburana, yubahiriza bya bice bitatu by'ingenzi, maze mu muvugo wa nyuma agasingiza umwami uri ku ngoma, ari nawe atura igisigo. Mu gihimba cyitwaga nacyo impakanizi, nk'ikoraniro ry'imivugo yose ivuga amateka y'abami babanjirije uriho, bamwe baheraga kuri Ruganzu wa mbere Bwimba, abandi bagahera kuri Cyilima wa mbere Rugo. Umusayuko ni igice kirangwa no kwisabira umuriro, ni ukuvuga umuriro w'igicaniro cy'inka, ibyo bisobanura gusaba ingororano. Urugero, ukwibyara cya Nyakayonga ka Musare cyatuye Mutara wa kabiri Rwogera igihe yimaga. Nyirarumaga we umusizi wa mbere w'umunyarwandakazi, ni ukuvuga umusizi wa mbere w'igitsina gore, yabayeho ku ngoma ya Ruganzu Ndori ahagana mu mwaka w'1510. Benshi bamwitira gutangiza ubusizi n'intebe y'abasizi mu Rwanda. Nyirarumaga yabayeho ku ngoma ya Ruganzu Ndori, amazina ye yari Nyirarumaga Nyiraruganzu, yari umugabekazi. Yabaye umugabekazi w'ingoboka wa Ruganzu Ndori bitewe n'uko nyina yari yaraguye irubi rw'inyuma. Ubu busizi yabutangiye yirinda ko amateka yabaye mu Rwanda yazima no kwirinda ko amateka y'umwami
n'abo mu muryango we n'ibigwi bye byazima. Kimwe mu bisigo bye bya mbere yakise umunsi ameze imiryango. Iki gisigo gifatwa nk'icya mbere mu mateka y'u Rwanda yagihimbye agamije ko amateka y'u Rwanda atongera kwibagirana nk'uko byabayeho ku ngoma zamubanjirije. Uretse ibikorwa, yashinze intebe y'abasizi agamije ko bajya bigisha ibyerekeranye n'ubusizi i Rwanda bakagaruka ku mateka y'u Rwanda. Ibisigo bya Nyarumaga bihera ku ngoma zabanjirije ya Ruganzu, agenda akurikiranya uko zagiye zibaho. Ijambo intebe y'abasizi ryahimbwe na Nyarumaga. Iri jambo ryazanywe bwa mbere na Nyarumaga. Umusizi yafatwaga nk'umuntu ukomeye mu Rwanda rwo hambere kuko ahanini abasizi bamenyaga amabanga y'ibwami cyane. Ibyo byatumaga ibwami hatabura umusizi ku buryo basimburanaga byibura hakaba hari nka babiri. Mu guharanira ko aya mateka yazahoraho yashyizeho iyi ntebe y'abasizi yanakoze uburyo byakwigishwa. Intebe y'abasizi yari igizwe n'abasizi benshi bakanigisha amateka n'ubusizi abana b'Abanyarwanda. Icyo gihe habagaho imitwe y'abasizi. Abo basizi bamenyaga byinshi ku mateka y'u Rwanda kandi bakamenya no kuyavuga mu mvugo nziza itomoye, bakanayashyira mu mivugo iboneye. Musenyeri Alexis Kagame wacyanditse avuga ko umusizi wa nyuma ari ukizi neza yari Nyimigabo ya Marara ya Munana. Iyo umwami yimaga ingoma nyina atakiriho ngo amubere umugabekazi, ubwira bwavuga ko bamushakira umugore umwe muri bene wabo na nyina akamubera umugabekazi. Icyo gihe bagombaga guhera mu rugo rw'ibwami bakareba niba mu bagore b'umwami nta wundi ukomokamo bafitanye isano na nyina. Iyo bamubonagamo niwe bagiraga umugabekazi. Nyuma yaho gato ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Ndoli asaga umwaka w'1510 niho yahinduye gahunda y'ubwiruho gatoya, ashaka umugabekazi wo mu Basinga kuko nyina Nyabacuzi yarapfuye. Impamvu yabiteye bavuga ko ari we wihitiyemo nyina kandi atari no mu bwoko buramukiwe kuko yari umusingakazi, kandi icyo gihe ingoma yari y'Abakono. Yihitiyemo Nyirarumaga umukobwa w'Abasinga kandi bari baraciwe ku ngoma na Ruganzu wa mbere Bwimba. Ruganzu Ndoli ibyo ntiyabikurikije, yahisemo uwo musingakazi Nyarumaga kubera akamaro yaramugiriye, amuhisha abanzi akanamucisha muri wa mwobo w'inyaga akazatunguka i Rwanda. Icyo gihe afashe izina ry'ubugabekazi rya Nyarumaga Nyiraruganzu. Icyiza ni uko uwo mugabekazi yagize akamaro cyane, aba umubyeyi w'u Rwanda, aba n'umwigisha mukuru wabo. Nk'uko yeze kubivugaho, Nyirarumaga niwe watangije inganzo y'ubusizi mu Rwanda rwacu, atangira ahanga ibisigo bigufi byitwaga ibinyete. Nyuma yaho haziraho n'ibisigo by'impakanizi, iby'ibyanzu n'iby'ikobyo. Abahangaga ibinyete babitaga abenge, aho ibisigo nyabami biziye batangira kubita abasizi. Nyirarumaga niwe wabaye uwa nyuma ukomoka mu Basinga kuva kuri Ruganzu Ndoli. Abasinga ntibongeye gusubira ku ngoma, basimburirwa Abega. Turagushimira ko dukurikira, uzayibuka no kurangira abandi. Ntibibagirwe kudukanda hasi kuri subscribe, kunzanya no kuri like. Reka dukomeze duhure no mu bindi biganiro.